uyobora Uwiteka ndakwinginze bitari kizima ndagushimira kuko uri Imana ndagushimira kuko ugira neza ariko databuja nongeye kukwereka ijambo ryawe data ngiye kuvugira aha ngaha ndaguhora ku ngoma ntabwo ari njye ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro muri njye ndakwingiza databuja ntabwo nzi kuvuga ntacyo nshoboye ariko ku bwawe ndashoboye ku bwawe byose birashoboka ku bwawe urabasha guhindura imitima yacu kugira ngo twumve icyo ushaka ko twumva Nyagasani muhaye ikaze ngwino wiyoborere ngwino utegeke ngwino udutume tujyayo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ibyo byose ndagusabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu amen amen Uwiteka ahabwe icyubahiro twongeye kugira ubuntu nanone wo kuvuga ku izina ry'Uwiteka uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo hari umwana w'ubugingo hari n'umwana wo kurimbuka ndashimira umukozi w'Imana uyu munsi Uwiteka yarahari uyu munsi umwuka wera ari muri twe amen umwana w'ubugingo bishatse kuvuga ngo umwana w'ubugingo ni ukora ibyo Uwiteka ashaka n'umukristo w'iki gihe ni wa wundi wicara akavuga ati Imana indimo kandi nanjye ndi muri yo amen umwana w'ubugingo ni wa wundi uvuga ngo ndahagaze ndi mu mwanya ukwiriye Uwiteka naza nkoreremo Uwiteka nazi ankoresha icyo ashaka Uwiteka aravuga ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge Uwiteka ahabwa icyubahiro umukristo w'iki gihe nakwifuza ko yakora icyo Uwiteka ashaka yatega amatwi kandi agafungura imiryango Uwiteka akinjira amen uyu munsi turabanza duhere ku gice cya mbere kivuga ngo umwana w'ubugingo ninde umwana w'ubugingo agenda ate umwana w'ubugingo ese asate amen ibyo byose turabisanga muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugera ku 10 umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi ni muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 kugera ku 10 umurongo wa 4 haravuga ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rizaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga ni ukuvuga ngo hano Uwiteka yarakuremye ngo yewe utaragera no mu nda ya nyoko ngo yarakuzi ibi byose bigaragaza imbaraga z'Uwiteka ibi byose bigaragaza urukundo Uwiteka yadukunze amen ngo tutararemwa Uwiteka ngo twari mu migambi ngo twari mu bitekerezo bye akenshi ukuntu inshuti gukunda iyo ugendana mu bitekerezo birakunezeza kubera ko aratekereza akagutekereza yakureba ukabona yuko yagutekerejeho kandi akwifuriza ibyiza ariko urashima Imana kubera ko ntabwo ihwanye n'umwana w'umuntu umwana w'umuntu uyu munsi aragukundisha akabivamo ariko Uwiteka ntabwo abivamo nubwo umunyabyaha nubwo uri inkozi y'ibibi ngo ariko arakubwira ngo uba umwana w'ubugingo gendera mu nzira ikwiriye b'umukristo nyawe amen Nuwa 6 aravuga ngo nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Jehova dore sinzi kuvuga ndi umwana akenshi Uwiteka araduhamagara akatubwira ati bana banjye ndashaka kubatuma ariko tukavuga tuti se ko turi bato ko ntacyo dushoboye ijambo ry'Imana ntabwo tuzi kurivuga ntituzi kurisoma nta nubwo tuzi kurigenderamo ariko Uwiteka azakugisha kurigenderamo Uwiteka azakwereka ibikwiriye ugomba gukora amen nitwisuzume rero Uwiteka yaduhaye ubutwari Uwiteka yaradushoboje Uwiteka ngo ningabidukingira amen umurongo wa 7 baravuga ngo ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana ngo kuko nzagutumaho bose uzabasanga ngo kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga amen Uwiteka amaze kuduha ubutwari aratubwira ngo ntidutinye aduhaye imbaraga aduhaye ubushobozi nta mpamvu niwe yo gutinya nta mpamvu niwe yo kuvuga ngo ntabwo njyayo no Uwiteka yakubwiye ngo genda nzaba ndi kumwe nawe no mu bikomere aba ari kumwe nawe ngo nuca no mu muriro uzawunyuramo ntabwo uzigera ushya amen ariko kuko Uwiteka aduhaye ubutwari nituhaguruke twese tugende nitumwumvire kuko arabishoboye amen ku murongo wa 8 aravuga ngo ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe ngo kugira ngo murokore ngo ni Uwiteka avuga Uwiteka aravuze ngo ugende haguruka ugende ubwiriza ubutumwa ahantu hose ngo ari kumwe nawe baba ni bakomeye baba ni bisubona ukabareba ukavuga use nzahera yo kubwira ijambo ry'Imana Uwiteka arakohereje arakubwira ngo genda umubwire
nubwo akomeye, nubwo afite icyubahiro kirenze, ariko genda umubwire icyo Uwiteka ashaka, umubwire inzira z'Uwiteka, kubera ko Uwiteka aratunganye kandi Uwiteka twese aradukunda. Umurongo wa 9 aravuga ngo Uwiteka ahera akarambura ukuboko kwe amuha ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati shize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Amen. Uwiteka yaduhaye ubutwari. Mukuru Uwiteka ni mwiza, ntabwo nzi uko nabivuga, ariko Uwiteka mu buto bwawe, mu buswa bwawe, ntabwo nzi uko nabivuga, ariko aravuze ngo uhaye amagambo yanjye yashyize mu kanwa kawe. Haguruka ugende ubivuge. Amen. Haguruka ugende ubivuge. Uwiteka yaguhaye ubushobozi. Ku murongo wa 10 aravuga ngo dore ngushyize hejuru y'amahanga ngo ni ibihugu by'abami, ngo kurandura no gusenya, kurimbura no kubika no kubaka no gutera imbuto. Amen. Uwiteka duhaye ubushobozi, n'ukuri byose tuzabishobora. Uwiteka arakubwiye ngo genda abadayimoni ubakure mu bantu. Amen. Uwiteka arakubwiye ngo genda umubabaro wawe urarangiye. Amen. Ngo genda byose birashoboka. Genda arakohereje. Amen. Kongere nanone duhere ku murongo wa 17 kugera ku 19 muri icyo gice nyine aravuga ngo nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegetse byose, ntibagukure umutima, ntazagutera gukurikira umutima imbere yabo. Amen. Ni ukuvuga ngo hari kondisiyo, niba Uwiteka yakohereje ugenda ubivuge. Niwibeshya gato ukavuga ngo ntabwo ndi bugeje, ntabwo biri bukunde, Uwiteka azagutera n'ubwoba. Amen. Azagutera ubwoba kandi uzashima uzavuga. Amen. Bivuga ko Uwiteka arakomeye kandi Uwiteka akora ibintu bikomeye. Umurongo wa 19 aravuga ngo kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike z'imiringa, igihugu cyose n'abami b'Ubuyuda n'ibikomangoma byaho n'abatambyi baho n'abaturage baho, ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, ngo kuko ndi kumwe nawe, ngo kugira ngo urokore, ngo ni Uwiteka avuga. Amen. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose watinyaga byakuweho. Uri umwana w'ubugingo, Satani nta mpamvu n'imwe yo kugutera ubwoba. Uri umwana w'ubugingo, tambuka kandi bigendere neza. Amen. Ngo bazakurwanya ariko ntibazakubasha, ngo kuko ndi kumwe nawe. Amen. Wigira ubwoba, Uwiteka ari kumwe nawe. Wigira agahinda, Uwiteka ari kumwe nawe kandi arabizi kandi asubiriza igihe yaguhisemo. Umwana w'ubugingo, ambika imbaraga wumve ko wahawe ubutwari. Amen. Nanone twongere dusome muri Habakuki ibice 2 umurongo wa 1. Uwahabonye yabasha kudusomera Habakuki igice cya mbere, ni Habakuki ibice 2 umurongo wa 1. Umutwe w'ijambo uravuga ngo yerekwa ko abakiranutsi babeshwaho no kwizera. Ni Habakuki ibice 2 umurongo wa 1. Umutwe wa 1 aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, ngo numva icyo ambwira. Uwiteka yakubwiye ngo haguruka ugende. Uwiteka yakubwiye ngo haguruka ugende ubwiriza amahanga. Ni ukuvuga ngo ahangaha uzahagarara ku musozi wera, uzahagarara mu cyubahiro cy'Uwiteka, uzahagarara mu mbaraga z'Uwiteka, uzabivuga kubera ko ibyo byose biturutse ku Uwiteka. Ntabwo ari wowe, ahubwo imbaraga z'Uwiteka zikurimo. Uzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, ngo numva icyo ambwira. Uwiteka arongera aratwibutsa ngo tugomba kumvira. Uwiteka arongera aratwibutsa ngo turi abana b'ubugingo, duhagarare ku munara wacu dutegereze Uwiteka. Amen. Twongere nanone dusome muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Yesaya ibice 43 umurongo wa 1 kugera ku wa 6. Umutwe w'ijambo aravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Abisirayeli iki gihe ni twebwe tuzacungurwa kubera ko twiswe abana b'ubugingo. Tuzacungurwa kubera ko twahinduriwe izina. Twari abanyabyaha, Uwiteka yaduhaye ubugingo. Amen. Umurongo wa 1 aravuga ngo ariko none Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Amen. Uwiteka arakubwiye ngo niwe wakubumbye. Uwiteka arongera arakubwira ngo niwe wakuremye.
nta mpamvu n'imwe yo gutinya ko kumuvugira, nta mpamvu n'imwe yo kujya aho dutumye, kubera ko ngo yaraturemye aratubumba. Ni ukuri tuzajya dushima Imana cyane, kubera ko Uwiteka atubumba ntabwo yatugize ubumuga, uko turi aha twese turashima Imana. Amen. Yaremye n'ibimuga, ariko ibyo nabyo yabihaye ubutwari n'ubushobozi. Si ukuvuga ko kurema ibimuga ari uko yabyangaga, no, yarabikoze kugira ngo bizatubere urubanza ku munsi w'Uwiteka. Kubera ko hari ibimuga byubaha Uwiteka, hari ibimuga Uwiteka atuma bikajyayo. Ntabwo twebwe dufite amaguru n'amaboko, kandi tukaba dufite n'intoki zo gukorera Uwiteka. Amen. Umurongo wa 2 aravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Muri ubu butwari Uwiteka yaduhaye ariko n'imbaraga, ntabwo nzi uko nabisobanura, ngo ariko uzanyura mu mazi ntacyo uzaba, ntabwo uzarohama, bya byobo ntabwo uzabigwamo, uzanyura mu muriro ntabwo uteze kuzashya. Amen. Uwiteka ahabwa icyubahiro, kuko yongeye kutwibutsa ko mu bibazo byose dufite ntabwo twakagombye kugira. Yongera atwibutsa ngo ntitugire ubwoba, ngo ntidutinye kuko ari kumwe natwe. Amen. Ibyo byose tuzabinyuramo kandi tuzapasa. Satani azadutera ubwoba ariko tuzapasa. Amen. Umurongo wa 3 aravuga ngo kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe, nagutangiye Egiputa y'inshungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Amen. Uwiteka hari abantu benshi cyane abanzi bawe azabica, azabica kubera ko umwana w'ubugingo, azagukura ibibazo byose mu mayira yawe kubera ko umwana w'ubugingo, azagukiza kubera ko yakwise izina, aravuga ngo umwana w'ubugingo. Amen. Ongere nanone dusome ku murongo wa 4 aravuga ngo kuko wambereye inkoramutima, ngo kandi ukaba uwo kubahwa, ngo nanjye ndagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Amen. Ni ukuvuga ngo kubera ko wiswe umwana w'ubugingo, ni ukuri nta kizakwitambika imbere, nta kibazo kizaza imbere yawe, nta byago bizagutera ubwoba. Uwiteka aravuga ngo azabatsemba bose ku bwawe. Ariko murumva izo mbaraga z'Uwiteka, murumva urwo rukundo Uwiteka yadukunze. Ni ukuri n'ababyeyi batubyaye arashobora kukubwira ngo aragukunda, ariko urukundo rwe rugeraho rugarukira, ariko urukundo rw'Uwiteka ntirugira umupaka. Amen. Umurongo wa 5 aravuga ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, nzazana urubyaro rwawe ndukure iburasirazuba, nzagukoranya ngukure iburengerazuba. Amen. Ni ukuvuga ngo Uwiteka ni ukuri abongera twibutsa ngo turi abana b'ubugingo, ntabwo twakagombye kugira ubwoba, turi abana b'ubugingo, aho ashaka hose tuzahagera mu izina rye. Amen. Twongere nanone tuganire ku gice cya 2, twari turarije igice kivuga ko umwana w'ubugingo. Umwana w'ubugingo ni umwana wababariwe, ni umwana wemeye kumvira Uwiteka, ni umwana wemeye gukora icyo Uwiteka ashaka. Aravuga ngo ntuzatinye, uzanyura mu mazi ntacyo uzaba, uzanyura mu muriro ntabwo uzashya, ngo kandi ngo nta n'umwotsi uzakuruhukaho. Amen. Izi rero mu gice cya 2 cyo kuganira umwana wo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka ni ukuvuga ngo ni cya gihe wamenye Imana ukayikinisha. Navuga ko ari ukubahuka Imana. Amen. Akenshi hari igihe twubahuka abantu bakuru tukagaragara nabi mu muryango, niko navuga, ukaba wanaba n'igicibwa, ariko hari Imana yongera kwibutsa ko haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro kubera ko Uwiteka aracyari ku ngoma, haracyari ibyiringiro kubera ko Uwiteka yadushyiriyeho inzira ebyiri. Turagomba guhitamo kuba abana b'ubugingo cyangwa tugahitamo kuba abana bo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka rero ni wa wundi wamenye Imana agakomeza akayimenyera, akabigira ndabimenyereye, birasanzwe, ndabizi neza, ariko ntakora atansiyo ku byo Uwiteka yamutegetse. Amen. Ibyo rero turabisanga muri Ezekiel